Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana yo mwijuru umugisha ndabashuje mu izina rya Yesu. Mbaha nikaze kugira ngo muze tuganire ijambo ry'Imana. Imana yo mwijuru rero ibagirire neza. Abashimiye abakurikiye haba kuri radio, haba kuri YouTube, haba kuri Facebook, aho ukurikiye hose mubaha ikaze kugira ngo uze tubane muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Kandi mbaha nikaze kugira ngo muze dufatanye muri iyi minsi y'amasengesho, kwiriza ubusa no gusenga. Amasengesho y'iminsi 14 afite intego cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo Uwiteka agukureho igitutsi. Turimo turasenga kugira ngo Imana idukureho urubwa cyangwa se idukureho igisuzuguriro cyangwa se idukureho igitutsi. Wakwibaza ngo ese igitutsi ni iki? Cyangwa se urubwa ni iki? Cyangwa se igisuzuguriro ni iki? Tugiye kubireba muri inyigisho tugiye kwiga. Umusaba kugira ngo uze dufatanye dusenga Imana kugira ngo Imana igire icyo ikora ku buzima bwacu ndetse no kwitorero rya Kristo. Imana imujije umugisha rero. Reka dusenge hanyuma dutangire twige. Data mu izina rya Yesu, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, turagushimiye ko uri Imana igira neza, uri Imana y'impuhwe n'ibambe, uri Imana itinda kurakara ndetse n'iyurakaye ntihuriza umunsi. Mwami Imana, iminsi yose imbere yawe turacumura, tuvuga ibidakwiye, twakora ibidakwiye, ariko kubera neza n'urukundo rwawe Mwami urakomeza ukatubabarira, ukatugira neza ko kuri Imana y'ibambe n'impuhwe. Urakoze nyibihe byose kubw'ineza n'imbabazi zawe ko nizo tubeshejeho. Ntabwo tubeshejweho no gukiranuka, ahubwo tubeshejweho n'imbabazi zawe. Ndakwinginze kugira ngo Mwami Imana muri uyu mwanya uzubane natwe, utugirire neza nk'Imana muri ibi bihe turimo byo gusenga no kwiriza ubusa. Wigaragaze nk'Imana ku buzima bwacu, ku buzima bw'Abanyarwanda, ndetse Mwami Imana ku buzima bw'abadukurikiye bose nabo turi kumwe nabo, ndetse n'isi yose muri rusange muri ibi bihe bitoroshye. Urakoze rero kuri Imana igira neza, tusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha rero. Tugiye kuganira kuri iri jambo rifite iyo ntego ivuga ngo Imana idukureho igitutsi. Turi gwakwibaza ngo igitutsi ni iki? Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu itangiriro igice cyaho cya 30. Turasoma umurongo waho wa 22 no 23. Reka dusome. Yaba ngo Rasheli abyara Yosefu. Imana yibuka Rasheli iramwumvira, izibura inda ye. Asama inda abyara umuhungu, ati Imana inkuyeho igitutsi. Amwita Yosefu, ati Uwiteka anyongere undi muhungu. Amina. Imana yibuka Rasheli iramwumvira, izibura inda ye. Asama inda abyara umuhungu, ati Imana inkuyeho igitutsi. Amwita Yosefu, ati Uwiteka anyongere undi muhungu. Amina. Turaganira kuri iri jambo dusomye hano mu itangiriro, aho tubona inkuru za Rasheli, umugore wa Yakobo, uburyo yahuye n'ikibazo gikomeye we mu mvugo ye yise igitutsi cyangwa se igisuzuguriro kuri we. Ariho Imana ikimukuyeho yashimye Imana, aravuga ngo Imana inkuyeho igitutsi. Ese iki gitutsi Rasheli yavugaga cyangwa se urwo rwari rumuriho nkawe ku giti cye rwari rugaki? Nibyo tugiye kuganiraho. Mpereye wenda hafi naturutse mu mateka ya Yakobo. Yakobo n'umwana wa Isaka, akaba umwuzukuru wa Abraham, yavukanye na Esawu. Noneho igihe kiragera baratandukana. Avi wabo yavuye iwabo ahunze Esawu yenda kumwica kubera ko yari yaramutwaye umugisha we. Noneho ababyeyi be bajya inama, baravuga ngo reka bamwohereze. Avi wabo bamwohereza kwa Labani ari we nyirarume. Ise aramubwira ngo hari harimo n'indi mpamvu yuko Esawu mukuru we yari yashatse abagore b'Abanyakananikazi bakoreraga ibigirwamana, batubahaga Imana ya Abraham. Noneho bamukurayo cyane cyane impamvu zatumye Avi wabo zari zo mpamvu ebyiri. Ya mbere kwari kugira ngo atazashaka nkaho mugenzi we yashatse. Icya kabiri kwari kugira ngo bamuhungishe mwene se atazamwica. Noneho bamuha inama baramubwira ngo nagende ajye kwa Labani nyirarume ahungireyo.
nagerayo azanashakeyo umugeni. Yesu nashimwe cyane. Yakobo aragenda agera kwa Labani, ari we nyirarume. Agezeyo ahasanga abakobwa babiri. Ahasanga umukobwa mukuru witwaga Leya na murumuna witwaga Rasheli. Noneho agezeyo Labani aramwakira nk'umwana bereye nyirarume, arahaba mu rugo. Igihe kigeze nyirarume aramubwira ati kuba uri umwana wanjye ntibivuze ko uzaba hano wanjye ukora akazi kandi ukorera ubusa. None naguhemba iki? Umwana kuko yarakuze, yaragize igihe cyo gushaka, nta buryo yabonaga ashobora kuzabonamo uko yabona umugore, kubona inkwano, byari ibintu bitoroshye. Aramubwira ngo hari ikintu nge numva wampemba. Ndashaka kugira ngo nkore imyaka 7, ariko uhereye umwaka wa mbere nkitangira akazi utampemba. Imyaka 7 nirangira uzanshyingire umukobwa wawe uyu mutoya witwa Rasheli. Labani arabyemera, avuga ati nta kibazo. Babyemeranaho, arakora imyaka 7 iruzura. Imyaka 7 yuzuye ajya abwira nyirarume ati rero cyagihe urumva yaragiye gushaka mubyara we. Avuga ati imyaka twavuganye irageze, wamfasha ukanshyingira umugeni wanjye. Ise mu muco wabo ntabwo umukobwa mukuru yashoboraga gusigara mu rugo ngo murumuna we ashyingirwe, kandi Yakobo arashaka umutoya. Se rero icyo yakoze niki, yafashe Leya mukuru wa Rasheli bamutwara nijoro mu bukwe, kwa kundi nyina makwe yo mu kera yabaga, nta byo kuvuga ngo bashyingiraga nijoro, umuntu akagenda yitwikiriye ajya mu nzu. Umuhungu ararana n'umugeni azi ko araranye na Rasheli, ngo mu gitondo abyutse asanga ari kumwe na Leya. Aragenda abwira sebukwe ati kuki wampemukiye? Ibyo twavuganye si byo wankoreye. Yewe njya gukora nakoze nshaka Rasheli, none wanshyingiye Leya. Undi aramubwira ati rero kubera ko umuco wacu utemera ko umukobwa mutava mu rugo umukuru agihari, niyo mpamvu nabikoze. Aravuga ati ariko ndacyahari nanone amahirwe ya Rasheli aracyahari. Tegereza iminsi 7 nirangira nzagushyingira Rasheli washakaga, ariko nanone nawe wongere ukore indi myaka 7. Nuvuga ngo imyaka 14 arayikora kuri Rasheli. Iminsi 7 irangiye aramumuzanira. Nuvuga ngo yabagize ari abagore babiri, Leya na Rasheli. Ariko kubera ko muri we atari yarakunze Leya, ntabwo yamwitagaho cyane nkuko yitaga kuri Rasheli. Leya abasa nkaho abaye umugore bamuhaye ku gahato kubera umuco, kubera amategeko, ariko we atamushakaga. Agumana na Rasheli yashakaga, abana nawe. Noneho igihe kiragera, Leya arabyara, Rasheli ntiyabyara. Uko igihe kigenda kigirayo ndabyara undi atabyara, bituma Rasheli agira igikomere cyane, arababara. Bakimara noneho iyo urebye ubuzima bwa Leya na Rasheli ukuntu babanaga, mu by'ukuri ubona ko Rasheli yari afite igikomere kinini cyane. Rero icyo yitaga cyangwa ikintu twita igitutsi niki muri inyigisho tugiye kwiga nge nawe, icyo twakumva nk'urubwa cyangwa se igitutsi niki. Ubundi igitutsi ku muntu si ibingibi kera byo bajyaga bavuga ngo by'abashumba b'ihene batukana ku musozi. Ntabwo kera ni ikintu umuntu abwira undi kikarangirira, ariko ikintu cyitwa igitutsi kiba ku muntu, icya mbere ni ikintu icyo umuntu ahora yitirirwa ariko gisebya izina rye. Bishoboka kuba ubusembwa buri ku mubiri w'umuntu butavaho, bishoboka kuba ingeso runaka yamubase itamuvaho bahora bamucyurira buri munsi, bishoboka kuba indwara runaka tuzayiganiraho mereke mu bintu cyitwa igitutsi ku muntu. Tuzabona ukuntu hari indwara ihinduka igitutsi ku muntu igasebya izina rye ndetse n'abamukomokaho. Rero kugira ngo ikintu cyitwa igitutsi cyangwa kiburwa ku muntu ni ikintu cyanduza izina ry'umuntu kikaritesha agaciro. Iki ni ikintu kigaragara nk'ubusembwa gituma umuntu atakaza izina yakabaye afite muri society. Icyo kintu kiba ku muntu icyo umuntu ahora cyurirwa buri munsi. Wajya mu bantu wavuga
akenshi umuntu bamucyurira iyo babona ageze ku rwego yakaba agiye kwishima, cyangwa se ageze nk'ahantu ubona agiye guhabwa ijambo mugenzi we cyangwa se umwanga yumva ko atagahawe, nibwo atangira kuvuga ngo yego nawe se wo kwa runaka, nawe se nibi akakwibutsa cya kintu kibi kibaza umutima wawe. Ni ikintu gihora kiza ku buzima bwawe buri munsi, gihora kikuzaho kenshi, bahora bagucyurira, bahora bavuga ibyo wakoze cyangwa se ibyo umuryango wanyu wakoze, ku buryo umuntu yumva yambuwe agaciro mu bantu. Icyo nicyo bita igitutsi. Ntabwo ari kiri umuntu ashobora gutuka undi biriya by'abashumba bihene batukana, umuntu agatuka undi ngo nimbwa ngo ni igicucu, ibintu nk'ibyo bikarangirira. No, ni ahangaha iki gitutsi cya Rachel yavugaga ni ikintu kiba ku muntu gihora abantu bahora bamwibutsa, abamwanga bahora bamwibutsa bamutuka. Umuntu yaba ashaka kukubabaza cyangwa se kuguserereza cyangwa se kugira ngo agukomeretse umutima wawe akavuga cya kintu. Iyo kivuze rero wumva ubabaye. Iki nicyo noneho icyo Rachel we nkawe yitaga impamvu yanababaraga cyane, icyo yitaga igitutsi cyane kuri we cyari iki. Ni ukuvuga ngo yaribukaga umugabo ukuntu yaje wabo akasanga abakobwa babiri, agakunda we ntakunde mukuru we. Ubwabyo abantu babana mu rugo umwe afite fiancé undi atamufite, bishoboka nabyo ubwabyo kuba byateza amakimbirane ukuntu. None igihe kigeze cyo gushyingirwa baramuriganya, ntibatwara Rachel yari yiteguye kurongorwa, hagenda mukuru we. Nuvuga ngo mukuru we yagiye muri bavuga ati uriya wankangisha ko afite fiancé genda rongoye mbere yuko arongorwa. Ubwabyo cyari ikintu nacyo ubwacyo gikomeretsa Rachel kumva ko mu gihe yakabaye ari urongorwa harongoye mukuru we. Mukuru we nawe niho kugenda bati ibyo ari byose nubwo uyu mugabo atanshaka ariko amategeko y'iwacu aramumpaye, nubwo uyu mugabo atankundaga ariko umuco w'iwacu aramumpaye. Nuvuga ngo yagiye nawe yumva afite hari izindi mbaraga zimujyanye, kabone nubwo atajyanywe n'urukundo rw'umugabo we. Rero byari ibintu birimo amakimbirane atoroshye. Agezeyo rero uriya wajyanywe n'amategeko y'iwabo n'umuco w'iwabo atangira arabyara. Nubwo umugabo atankunda ariko ndabyaye. Iyo urebye uburyo aya makimbirane yabo yarameze cyane nk'abana ba Leya yabyaye n'amazina yabitaga, ubwayo akwereka ko hari harimo ibintu by'ibikwasi byajombaga mu mutima wa Rachel. Yabyaye umwana wa mbere amwita Ruben. Aravuga ngo Uwiteka abonye umubabaro wanjye, Uwiteka abonye umubabaro wanjye, niyo bati Uwiteka abonye ko nge mbabaye kuko umugabo atankunda ariko ampaye umwana. Ubwo mpaye umwana rero umugabo azankunda. Yesu nashimwe cyane. Izina rya mbere ngo Uwiteka yabonye ko nge mbabaye none ampaye umwana. Ni nko kurengurira wa wundi amubwira ngo nubwo umugabo atankunda nubwo nawe utankunda ariko ngewe nabyaye. Izina ry'umwana wa mbere. Abyara umwana wa kabiri amwita Simeon. Uvuga ngo Simeon bivuga ngo nukumvwa. Nuvuga ngo Uwiteka aranyumva. Ibaze ibirori bya mbere byo kwita umwana izina wa Leya Rachel yagiyeyo. Mu ijambo rya nyina w'umwana, mu muhango w'abantu baje guhemba no kwita izina, azanye izina aravuga ngo umwana wanjye yitwa Ruben ngo kuko Imana yabonye umubabaro wanjye. Arimo ararengura ko ababaye, arereka mukeba we ko we n'umugabo we bamubabaza, ako nubwo bamubabaza Imana imuhaye umwana. Abyara umwana wa kabiri amwita Simeon. Nanone basubirayo bajya guhemba, bajya kwita umwana izina, bageze ati umwana wanjye rero azitwa ngo Uwiteka aranyumva, kumvwa. Nubwo umugabo atanyumva ariko Imana iranyumva. Rero jewe nubwo batanshaka ariko ndabyara. Icyo ni ikindi gikwasi. Nanone basubirayo barakomeza kugeza ubwo yabyaye umwana wa gatatu witwa Lewi. Amaze kubyara Lewi basubirayo bajya kwita umwana izina, bajya guhemba. Rachel still aracyajyayo. Agezeyo Leya aravuga ngo uyu mwana nzamwita Lewi. Bisobanuye ngo komatana cyangwa se gufatanwa. Ngo uhereye none nge n'umugabo wanjye tuzomatana kubera ko mubyariye abahungu batatu. Niyo ngo wowe nubwo ukundwa ariko ntacyo umaze. Nge nubwo ntakundwa ariko ndabyara. Mu bintu bibabaza umugore cyane iyo ashatse ntabyare. Ko iyo ashatse agenda yumva ko agiye kubyara, agiye kwagura umuryango agiyemo, iyo agezeyo ntabyare cyangwa se agatinda kubyara biramubabaza cyane. Hirya yuko we afite umubabaro yuko yatinze kubyara, urimo abyara mukeba we
buri munsi arahora amucunaguza. Navuga ngo muri Bibiliya handitsemo bikeya, ntabwo Bibiliya yagiye muri detail ngo yandike amagambo yamubwiraga ku munsi. Harimo amagambo make kubyo yamubwiraga. Ayo tubasha kubona ya mbere dusesengura tuyabonera mu mazina yitaga abana be. Yitaga amazina abana be arimo arengura kugira ngo yumvishe mukeba we ko nubwo we n'umugabo batamushaka ariko Imana imukunda kandi Imana imwitaho. Ageze ku mwana wa gatatu aravuga ati noneho nzomatana n'Uwiteka. Arongera asubiza yabyara umwana wa kane witwa Yuda. Abyaye Yuda basubirayo, bageze ati noneho umwana izina rye nta kintu gushima, genda shima Imana. Umwe ari mu mashimwe, undi ari mu maganya n'agahinda. Umwe abana bamaze kuba bane mu rugo, undi we mu rugo nta mwana n'umwe uhari. Baraturanye, mwibuke ko ukuntu imiryango yaturanaga ntabwo bajyaga kure. Iyo umubyeyi yaturaga umwana mukuru akubaka hariya ashatse, umutoya nawe kubaka hariya, ugasanga ku musozi umwe barahatuye. Niyo mpamvu kera wasangaga imisozi bayitirira abantu bijyanye n'amoko yabo. Hariya ni mu Basinga, hariya ni muri n'Abasinga bo kwa runaka, ni mu Burega bo kwa runaka, kubera ko akenshi baturaga begeranye. Aya mago aregeranye, hamwe habaye abana b'abahungu bane, ahandi nta mwana n'umwe uragerayo. Rasheli biramuyobera. Bimaze kumuyobera, Rasheli araza aravuga, abwira umugabo we, aravuga ati yewe ndabona nta mwana mfite, ariko aho kugira ngo mbeho ntafite umwana ntuma mpamagara abana bo kwa Leya nyina kanga ko banyitaba, nanjye ndumva hari inama mfite. Hano mu rugo mfite umukobwa tubana iwacu, igihe banshyingiye bampaye uzamfasha tuzabana hano, yitwaga Biruha. Aravuga ngo ndagira ngo umfashe nkuhe uyu mukobwa, kubera ko wenda giye simbyaye ariko nibura we azabyara. Yesu nashimwe cyane. Namara kubyara nibura nanjye nzajye mbona umwana ntuma, nibura nanjye mu rugo rwanjye hazumvikanemo ijwi ry'umwana, nibura n'uzaza hano azajya hasanga abana mu mbuga bakina. Bantu b'Imana, niba hari ikintu kibabaza nicyo. Uwe aravuga ati yewe ndabona kubyara bitazakunda, ariko nibura reka nkuhe uyu mwana w'umukobwa tubana hano wamfashaga, wenda Imana yamuha umugisha akabyara. Nabyara kuko tubana nibura nanjye wanjye mu rugo hazaza abana. Yakobo arabyemera, amushyingira uwo mukobwa w'abanaga witwaga Biruha. Babyarana abana b'abahungu babiri, Dani na Nafutali. Bamaze kubyarana abana babiri b'abahungu, witwa Dani witwa Nafutali, mugenzi we undi mukeba we Leya wabyaye ufite abana bane muri icyo gihe aravuga ati ariko ibingibi nanjye mfite umukobwa hano tubana witwa Zirupa. Ubwo Yakobo yemeye uriya ntabwo ashobora kwanga nanjye ndamumuha, noneho nawe bazabyarane. Niba uri yagiye kunkangisha ko hari abana bafite iwabo, nanjye umukobwa ndamufite ndamumuha. Arangije nawe ahamagara umugabo, aramubwira ati rero birashoboka ibyo, kubera ko urabona washatse Biruha, dore murabyaranye, nanjye mfite umukobwa hanga ngomba kumuguha ukamushaka kandi mukabyarana. Wibuke ko abantu ni ingo zirimo abagore babiri, byanga bikunda bigomba kungana, rasiyo zingane, imyambaro ingane, ishuri ry'abana bigaho n'abandi niho biga. Ntushobora gufata umwana w'umugore umwe umutware mu ishuri ribundi mujyane muri ryiza, bagomba kujyana ibyo ukoze hano ari nabyo ukora hano. So ntabwo yagomba kubyanga rero. Arangije nawe aramufata aramushyingira, nawe amubyara abana b'abahungu babiri, amubyara witwa Gadi n'uwitwa Shera. Ubwo wibuke ko abo bana bamaze kuba bangahe, izi nshoreke zibyaye abana bane, uriya amaze kubyara abandi bana bane, bikanyije mu bana 8. Rasheli umugore mukuru akabaye umugore mukuru washatswe akunzwe, nta mwana n'umwe arabona. Bantu b'Imana, buno buzima buraryana. Arangije muri icyo gihe nanone Leya arongera asaminda, abyara undi mwana wa gatanu, ariwe witwa Isakari. Amaze kubyara Isakari aravuga ngo Imana impaye ibihembo. Yesu nashimwe cyane. Rubati Imana irankunda, Imana irampembye. Arimo aya mazina arimo kwita wa undi mugenzi we hariya nta mwana n'umwe. Arakomeza Leya abyara umwana wa gatandatu ariwe witwa Zabuloni. Amaze kubyara Zabuloni aravuga ngo Uwiteka ahimbazwe.
kubera ko umugabo wanjye nta handi azaba hano ngo Uwiteka mpaye ubuturo. Uyu ni ubuturo bw'Uwiteka. Kubera ko umugabo wanjye azaza kubana nanjye iteka, abo ubuturo bwe buri hano. Ubwo babaye kuri Leya bamaze kuba abana b'abahungu 6. Amazi yabamo inshoreke ye imaze kubyara abana 2, babaye abana 8. Kwa Rasheli hariyo babandi 2 babyawe na wa mwana w'umukobwa yahaye umugabo we mu rugo. Uwe araho iminsi yose ntakiri. Agahinda yageze aho abwira umugabo ati wampaye umwana. Umugabo aramubwira ati ntago ari giye Imana itanga abana. Agahinda kenda nko kumusatura umutima iminsi yose. Ageze aho ku mpuhwe z'Imana. Haleluya. Muri cya gihe hari ahantu twasomye ku murongo wa 22 biravuga ngo Imana yibuka Rasheli. Hari igihe umuntu aba mu buzima tubwizanyije ukuri twese, wenda wowe unyumva wowe warahageze, wibaza niba Imana ikuzi cyangwa se niba Imana itakuzi. Wibaza icyaha wayikoreye kirengeje ibyo abandi baba barayikoreye ukumva ntabwo cyumva. Wibaza niba ari we muntu mubi kwisi uhari ku buryo Imana ikwitura uburakari. Wibaza n'inkoni yagakubisa abandi kirimo kuzikubita wowe. Imyaka ikaba 2, 3, 5, 6, 7, 8 ugakurana n'abantu muri quartier abana mwakuranye bakiga bakarangiza kwiga bagashaka bakabyara, uwo uraho nta na kimwe wakoze. Ntiwabyanze, ntibyakunaniye, ariko amahirwe yo kwiga ntiwayabonye. Hari abantu benshi cyane ugera nko muri quartier nawe ubwawe ukumva umubonye ukumva nawe ufite ugatangira kumva nkaho uko atekereza mu mutima we. Handi umuntu yibaza ati yewe Imana yampoye. Umuntu wigaga mu ishuri wo wa mbere yarangiza primaire amafaranga yo kujya muri secondaire akabura. Ureke na minervale na matora yo gutwara ku ishuri itashobora kuboneka muri urwo rugo. Yarangiza akagarukira aho ngaho. Wa wundi wabonaga amanota ya nyuma bafatiyeho warugiye kusigara ariko ayo bafatiyeho. Cyangwa se utabonye n'ishuri rya leta kuko bafite ubushobozi bakamutwara muri prive. Ejo akiga karangiza wazagiye kubona ko na wa muntu baracyaturanye ku cyaro kimwe akaza yarabaye umuyobozi cyangwa se afite ibindi binakora runaka bimuhaye icyubahiro. Wa wundi wasigaye ku cyaro iyo mubona mu mutima we aratangira agira ati nkanjye nakoreye ikimana. Uyu wabago wanyuma mu ishuri, uyu wimukaga uko namukopeje, none uyu munsi ntashobora gutinyuka no kuvuga ngo uriya muntu namukopezaga. Ntabwo byashoboka. None se wowe waba uri ku cyaro utararenze na primaire hakaza umuntu ari ministre uvuga ngo aramukopezaga? Ntabwo bibaho. Ibi ni ubuzima umuntu abamo akazagiza igihe cyo kwibaza ngo ariko Imana ni iki nayikoreye, kuki gitampaye amahirwe nkaho yahaye abandi. Bwoko bw'Imana ubu buzima buraryana kandi burababaza. Hahandi ugeze igihe usigara ukibaza ngo ariko Imana iranzi. Ese niba inzi irankunda? Ese niba itankunda ni ukwiye kitankunda? Niki naba narayihemukiye, niki naba narayikoreye cyatumye nyanga? Rasheli yarafite ikibazo kivuga ngo umugabo wanjye waje hani wacu mu bakobwa bari kuri musozi wose akaba ari yewe ahitamo. Noneho no mu nzu y'iwacu ntahitemo mukuru wanjye akaba ari ngiye wahitamo. None mupfiriye ubusa. Niba ngo icyo yanshakagamo nta kibonye, ahubwo icyo ambonyemo inkuru za mukuru wanjye. Araca mukuru wanjye ati ngaho ngo bakunda sumazi. Niba ngo icyo yumvaga muri we cyakomeretsaga umutima we cyane nukumva ko icyo umugabo yamushakagamo kitabonetse, nukumva ko icyubahiro yumvaga azahesha umugabo kitabonetse, nukumva ko buriya ikintu cyitwa urubyaro cyangwa hari ibikomere biba mu muntu bidashobora kuvamo hatabonetse umuti umwe nyirizina cyangwa se ikintu nyirizina runaka. Bene umubabaro nk'uyu nguyu uri mu mutima w'umuntu hari ibintu bidashobora kuwukuramo. Tuzasoma inkuru za Penina na Hana n'umugabo witwaga Elukana. Bene umubabaro nk'uyu nguyu cyangwa se igitutsi nk'iki ngiki
ntabwo gikurwaho, ntabwo iyo umuntu kivuga ngo ni ikintu kinsebeje kuko ntarakizwa, ariko nikizwa kizavaho. Hari igihe umuntu aba umusinzi muri quartier, ari umuntu w'umugabo ufite umugore n'abana, akajya mu inzoga agasinda, akarara akagwa hasi mu byondo, akigaragura hasi, abana bamubona bakababara, umugore yamubona akababara. Kera ahantu twabaga, twigiraga primaire, kera nayo nkiri umwana dutangira mu wa mbere mu wa kabiri primaire, hari umugabo wari twari duturanye muri icyo gice, yari umugabo wiyubashye ufite urugo rukomeye, yari umutunzi, ariko akagira igitutsi kimubaho. Iyo yabaga atanyoye inzoga yabaga ari umuntu muzima, ariko iyo yabaga ku nzoga gato yakoraga ibintu bitabaho, akiyambura imyenda akagenda mu nzira mo kampimbwa ku buryo abana be bamubonaga. Yari afite abagore babiri, abana baramubonaga bose bakirukanka, bakagira ikimwaro cy'uko babonye se, baramutinya, ntibari mumufate, ntibari bagire gute. Cyari ikintu kimusebye. Bene ikintu gisaba nka kiriya, iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza gikurwaho. Ko niba ari inzoga yagusebyaga ukaba utakinywa, ntabwo uzongera guseba. Niba wenda ari ikindi kintu cy'ikidefo runaka gishobora kuvaho, iyo ukijwe kiragenda. Ariko hari umubabaro nk'uyu, wakira Yesu Kristo umwami n'umukiza ukawugumana, wambaza ngo se uyu mubabaro ugenda ute? Ukurwaho n'iki? Niba nakizwa ntugende. Ushobora kuba warashatse ntubyare, ukavuga uti wenda reka nkizwe, nkizwa wenda nzabyara. Wakizwa ntubyare, ntabwo ari iherezo. Hari igihe kigera, Yesu nashimwe cyane, niyo biratubwiye ngo igihe kigeze ngo Imana iribuka. Yesu nashimwe, hari igihe kigera Imana ikibuka umubabaro w'umuntu, abantu b'Imana. Hari igihe kigera Imana ikareba ikavuga iti ndabihaza. Igihe bagusebeje ndagihaza, igihe bagutukiye ndagihaza, igihe bakuvugiye amagambo ndagihaza. Iyo hageze aho hantu Imana imaze guhaga, imaze kumva iranda ibitutsi bagutuka, Imana iragutabara. Yesu nashimwe cyane. Hari umuntu nkurikira ushobora kwibaza uti se ubwo Imana itarantabara, ni ukuvuga yuko ntari nagera aho hantu. Ndagira ngo mbwire ngo humura, Imana irahari. Imana yagutabara, Imana itabara mu gihe utatekerezaga. Yesu nashimwe cyane. Aho wowe ibyo washyizeho iherezo, ntabwo Imana irabishyiraho iherezo. Ibyo abantu bashyizeho iherezo, ntabwo Imana irabishyiraho iherezo. Ntabwo bivuze ngo Imana ntikorera ku marangamutima y'umuntu, Imana nta nubwo ikorera ku iterabwoba. Igihe cy'Imana iyo kigeze, Imana irakora. Atitaye ku byo bakubwira, ibyo bavuga, humura, Imana ya Isirayeli irahari kandi irabyumva. Igihe cyayo nikigera, Imana izagutabara. Rero bene iki gitutsi ntabwo gikurwa, ushobora gukizwa ntikigende, ariko igihe kikazagera, iyo ugumye mu gakiza ugashikama, ukomeza ugasenga Imana nturambirwe, ntucike intege, igihe kiragera Imana ikaza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bene iki gitutsi ntabwo gikurwaho n'ubukire, ngo bivye wenda nari igisebo cyuko nambaraga ubusa, nari nshojesheje abana, none Imana irantabaye, mbonye amafaranga, mbonye akazi, mbonye business, cyangwa se mbonye ikintu iki cyiza, ubutunzi buraje, cya gitutsi kiragiye. Bene igitutsi nk'iki cya Rasheli, bene iki gisebo cya Rasheli ntabwo gikurwaho ndamafaranga. Ushobora kugira amafaranga menshi ariko kikanga kikaba. Ushobora kugira ubutunzi bwinshi ariko kikanga kikaba. Iki ni ikintu kidakurwaho n'imbaraga z'amafaranga. Ni ikintu kidakurwaho no kumenyana n'abakomeye. Ni ikintu kidakurwaho n'imbaraga zo hanze. Iki ni ikintu umuntu agira ikaba ari aferi yiwe n'Imana bonyine ari babiri. Cya kintu bana nacyo umuntu atamenya. Cya kintu umuntu uwo hanze adashobora gupima uburemere bw'umubabaro wawe. Uhura n'abantu mu mujyi mukaganira, mugaseka, mukagenda, ariko ko baseka muri wowe hari ahantu igitwenge cyawe kitagera. Hari ahantu ibyishimo byawe bitagera, kubera uzi ngo nutaha hari inyuro uri butahireho. Nogera muri quartier hari inyuro uri buhasange. Hari igitutsi bari bugutuke nogerayo. Nubwo biri mu mujyi uri kumwe n'abacuruzi, mwacuruje, mwaganiriye, mwakoze deal zagenze neza, mwabonye isoko ryiza, mwakoze, mwasapurayinze, amafaranga yaje, mugiye kwiyakira, mugiye murariye, murasangiye, muraganiriye, murishimye. Uko muganira mwishima, iyo amasaha yegereje ugiye gutaha, cyangwa se niyo muri muvuga, utangira kumva muri wowe kakantu gatangiye kuza. Nubwo birimo bigenda gutya, ariko hari amasaha ari bungerere nkongera nkasubira hahandi nkaba wa wundi. Yesu nashimwe cyane. Rero bene iki gitutsi ntabwo gikurwaho, nuko wenda wahawe umwanya ukomeye muri guverinoma, cyangwa se wahawe akazi, cyangwa se wahawe icyubahiro, cyangwa se wahawe
haravuga ngo inama y'abaminisitiri yateranye yemeje ko kanaka hawe umwanya uyu n'uyu. Igitutsi ujyana nacyo muri biro nshya, iki ni igitutsi winjira nacyo muri ofisi nshya, iki ni ikintu ubana nacyo bakagunoma ukagenda ari kuri kumwe nacyo, aho ugenda bose kigenda cyo kugira ngo nubwo turi hano ariko urabizi ko mpari. Intebe wicayemo, aho wicaye, inama uyoboye, abaguteza amatwi, cyo kiba kikubwira ngo ariko nubwo bari abantu guteza amatwi ariko genda hari. Ni ikintu kirya umutima w'umuntu, kandi akenshi kigira imbaraga zituruka hanze. Imbaraga zacyo ziba hanze mu magambo y'abantu, mu byo bavuga, mu byo bagucunaguza, mu byo bageraho, mu byo bakora. Akenshi ku buryo igihe kigera ukumva utangiye kwiheba, utangiye kwiyanga, abari hanze barakoma amashyi, barabatiye mwahora felicitation, baragufelicita kuko barimo barabona urimo uratera imbere. Ariko no gutera imbere hari ikintu hari indani mu ngune pe umutima wawe kirimo kikubwira ngo nubwo ukomera amashyi ariko genda hari. Uyu ni umubabaro warasheri, aya ni amarira yarasheri, ni amarira utereka abantu hanze, ni amarira uri indani mu mutima wawe. Ko bari hanze baragufelicita ntabwo wazi ibyawe. Hano mu gihugu, hano hanze mu gihugu, kwisi hose hari abantu uhura, hari abantu dufelicita, dukomera amashyi, felicitation, n'ukuri Imana yarakwaguye, Imana uramwira Imana yaramwaguye mu mutima arimo arashira avuga ati teteka ntabwo uzi ibyo mfite hano. Kubera nawe umwanya arimo, kubera ukomeze, ntabwo atinyuka kuvuga umubabaro afite, kuko ntawe ntiyawuvuga, arawuceceka akawupana. Hanze hari amashyi ariko imbere umutima urashira. Hanze hari amashyi, hanze hari amakado, hanze hari ibirabyo bakuzanira, hanze hari ibiki, abantu bose baraza bakavuza impundu bakavuga, ariko hari umubabaro umuntu abika indani muri we adashobora kuvugira, adashobora gusohora. Bantu b'Imana, ntabwo ndimo mbabwira umubabaro kuko sindimo kuvuga uburemere bw'umubabaro, sibwo naje kuvuga. Naje kuvuga imbaraga z'Imana ikiza imibabaro nk'ingi. Yesu nashimwe cyane. Ibyo abana b'abantu badashobora, ibyo umugabo ugukunda atashobora kuguha, hari Imana yakuremye. Ko umugabo yagukunze ahuye nawe. Yesu nashimwe cyane. Umugabo yagukunze kubera ko hari yarakubonye, ariko ko waje ku isi ntabwo yigeze abimenya. Hari Imana yakuremye, hari Imana yakurinze, hari Imana yarinze mama wagitwite, hari Imana yagukuye hahandi uzi nawe udashobora kwirengagiza. Iyo Mana niyo yonyine ishobora kuza uyu munsi, niyo ishobora kuza ikabasha gukora aho hantu, nibasha kuza ikagukiza icyo gitutsi, nibasha gukiza umubabaro ufitiye Imana. Yesu nashimwe cyane. Bene umubabaro nk'uyu nguyu ntabwo ukurwaho n'izina ryiza, ntabwo ukurwaho ubukire ntacyo bukora, kumenyana n'abakomeye ntacyo bikora, ntabwo gikora. Yesu nashimwe. Abantu baragutumira ukagenda, ukajyana rwose, mukagenda na madamu, mukagenda mukajyayo, mukishima, babona uko mugenda bati bariyasha. Imana yose kubaha ahubwo ntabwo yabatunze inkone, ahubwo yabatunze ikibando, yabatunze inkone nini. Imana si ukubaha ahubwo yabahaye n'ibyo yagahaye abandi. Nyamara uwo babibwira nijoro Piro abyuka mu gitondo umusego wabaye amazi. Kubera iki? Hirya hariya hari igikwasi kijomba mu mutima w'uriya muntu. Nawe ubwe aribuka iyo ubwacyo icyo kigeragezo cyagusuzuguza, kikwambura agaciro wakabifite mu bantu. Ugira agaciro hanze, abantu baguha agaciro ko mu mutima wowe ukabuzi ko nta gaciro ufite. Kuko ntago nakabaye ngereranyije uko abantu banyita nuko meze, ntago bihura. Iki ni ikintu umuntu avuga disikuru nziza cyane, akayobora inama, akavuga neza, abantu bakamukunda, ariko abana nacyo koko bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ngo igihe kigeze biravuga ngo Imana yibuka Rasheli, iramwumvira. Muri iki gihe Imana ikwibuke kandi kumvire mu izina rya Yesu. Muri uwo mubabaro wawe ufite uyu munsi, muri ako gahinda ufite uyu munsi, muri izo nturuhura nazo uyu munsi, muri iryo zina ribi wambaye uyu munsi, Imana yaremye isi n'ijuru ikumve kandi kwibuke mu izina rya Yesu. Ngo iziburinda, Imana iziburinda yawe byari mu izina rya Yesu. Wowe washatse ukaba utari wabyara, imyaka ibaye 8, ibaye 10, ibaye 20, Imana ya Isirayeli, Imana irema, iziburinda yawe byari mu izina rya Yesu. Wowe urimo ubona nta kintu na kimwe urimo gukora, ubona nta kintu na kimwe urimo kugeraho, Imana ikingura imiryango imbere yawe mu izina rya Yesu. Wowe wambaye urwo rubwa barimo bagucyurira, bagutuka, bagusebya, abana bakwambitsurwa ku musozi kubera ko babaye ibirara. Hari imibabaro itandukanye, hari ukobazwa n'abana babaye ibirara, no kubara kutabyaye. Iyi ni imibabaro yose, ari uwabyaye ibirara arababaye, ari uwabyaye utarabyaye nabarababaye,
ari uwabyaye apfusha arababaye. Imana ya Isiraheli, Imana yaremye isi n'ijuru, ireba umubabaro wawe. Imana ireba umubabaro wawe. Imana ireba icyo kwambitse uruga. Imana ireba ikirimo kigusebya muri iyo quartier. Imana irebe aho abantu barimo kwinjira bagutuka. Aho hantu Imana iharebe mu izina rya Yesu. Imana ya Isiraheli igukiza igitutsi mu izina rya Yesu. Noneho Imana ngo asaminda abyara umuhungu ati Imana inkuyeho igitutsi. Bantu b'Imana, Imana ya Isiraheli muri aya masengesho y'iminsi 14 Imana igukureye igitutsi. Kurikira dutangirane dusengane dujyane muri izi nyigisho dukurikira uko zigenda zikurikirana, uzazikurikire tugende tunasengana. Imana haraho hari icyo yakora, si rimwe si kabiri tubona Imana ikora. Ubwoko bw'Imana, Imana hari icyo yakora muri iyi minsi. Utabaciye kuri icyo wenda kuri radio, cyangwa se ukurikiye ejo kazakena none kuzumva, cyangwa se kuzisangiza abandi batakurikiye radio, ujya kuri YouTube ukandikamo amazina Gisagara Frank, inyigisho iraza, hanyuma ukayumva ufite umwanya wiherereye, cyangwa se ukayisharinga n'abandi. Imana yo mwije kaguha umugisha ko ubutumwa bwiza twahawe ntabwo tugomba kubugundira, ahubwo tubusangiza n'abandi. Niyo mpamvu natwe turimo kubabwiriza kugira ngo nawe ubwirize abandi. Imana yo mwije guha umugisha cyane. Ngo arangije aravuga ngo asaminda abyara umuhungu ati Imana inkuyeho igitutsi. Ngo amwita Yosefu. Haleluya. Arangije aravuga ngo Uwiteka anyongere undi muhungu. Bantu b'Imana, ikigeragezo kiraryana, ariko icyo kutabyara kiryana kurusha. Noneho ugize ibyago bigeretse ku bindi, ukagira umugabo ufite abagore babiri, umukeba bakabyara ntubyare, biba umubabaro wikubye kabiri. Arangije Imana imwibutse aravuga ngo Imana iranyibutse inkuyeho igitutsi. Imana icicikesheje amagambo y'abantu. Imana impaye gushikama mu rugo narindimo. Yesu nashimwe cyane. Kuko buriya umugore washatse mu rugo ntabyare byoroha cyane ko ashobora gutandukana n'umugabo. Byoroha cyane ko n'imitungo umugabo afite hari igihe kizagera ashobora kuba yayamburwaho uburenganzira. Bihugu bigenda bigira amategeko atandukanye, ndetse hari naho aba yemerewe guhaguruka mu gitondo bakamukura mu rugo akagenda ntibajye no kuburana, cyangwa se ni wabo bakaza bakamutwara bakamusubizayo bakavuga ati kubyara byaranze itahira usubira iwanyu. Akimara kubyara aravuga ngo Mana yo mu ijuru unkuyeho igitutsi. Yesu nashimwe cyane. Umutima we uracya, yumva umutima, yumva rururutse mu mutima, arishima aravuga ngo nanjye ndabyaye, nanjye ndabyaye, nanjye ndabyaye, nanjye ngiye gukikira umwana ku bibero wanjye mbyaye, nanjye ngiye konsa. Bwoko bw'Imana, uyu munezero yagize muri iki gihe, Imana ya Isiraheli iguhe kubyara mu izina rya Yesu. Imana ya Isiraheli igukiza urubwa mu izina rya Yesu. Ibyo bikuriza icyo kintu kirimo gisebya izina ryawe, icyo kintu gikwambitse urubwa kuri uwo musozi, Imana igikuriho mu izina rya Yesu. Imana igukiza igitutsi. Rero aravuga ngo nimumbwire nanjye ndabyaye. Aravuga ngo wa Mana we, amaze kubyara umwana w'umuhungu aravuga ngo mwise Yosefu. Bivuze ngo Yosefu bivuze kongeraho. Imana inyongereho undi muhungu. Aba Rasheli Bibiliya igaragaza ko ari we mugore wa mbere wabaye umuhanuzi muri Bibiliya. Ubuhanuzi bwe bwaziye hehe? Kuri iri jambo. Agiye gusenga, asenga nk'umuhanuzi aravuga ngo Mwami Imana, ndagushimiye ko umpaye umwana w'umuhungu, ndagushimiye ko unkijije urubwa, ngo ariko kandi unyongera undi muhungu, unyongera undi muhungu. Imana yo mwije, Imana yaremye isi n'ijuru ikongera undi muhungu. Imana yaremye isi n'ijuru iguha undi mugisha. Imana yaremye isi n'ijuru igukiza urubwa mu izina rya Yesu. Imana yaremye isi n'ijuru igukiza urubwa mu izina rya Yesu. Amaze kubyara amagambo araceceka. Nuvuga ngo nubwo atari yakagejeje ku bana 6 nk'abareya, umwana umwe gusa wa Rasheli, bwoko bw'Imana. Buriya impamvu Imana yagumije no impamvu yatinze kubyara, Satani akabanza kumuboha kugira ngo atinde kubyara.
yambwira ngo buriya Satani arwanya ahantu hari ubutunzi bukomeye cyane. Hari abantu benshi Satani yaboheye mu businzi, yaboheye mu busambanyi, yaboheye mu bujura hano hanze. Bariya abantu Satani aziritse barimo umutungo ukomeye w'Imana. Umunsi Imana izabakurayo bazavuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Bariya abantu umwana ubona urimo Satani arimo atwara cyane, uwo arimo atwara mu biyobyabwenge, uwo ngo arimo atwara hanze amukura mu ishuri, uriya arimo ubutunzi bukomeye bw'Imana. Satani arimo aramurwanya kugira ngo ntazagere ku ntego z'ubuzima bwe. Impamvu Satani yarwanyije kuvuga kwa Yosefu, murabizi inkuru za Yosefu ubwoko bw'Imana. Murabizi ukuntu yabaye umugisha. Murabizi ukuntu yateguye gusaza kwa Yakobo. Murabizi ukuntu yagiye muri Egiputa. Murabizi ukuntu yashyizeho yakemuye ikibazo cy'inzara y'imyaka 7 mu gihugu. Murabizi ukuntu yabaye umugisha. Bene se bakamugurisha. Satani yamuhize kugira ngo ntavuke. Amaze no kuvuka Satani akomeza aramuhiga kugeza n'igihe bakuru be bavutse kuri se bene Yakobo bagambanye. Bamara kugambana bakajya inama yo kumwica. Umunsi bateguye kumwica, agiye kubasuraho baragiye, baramufata bajya kumujugunya mu mwobo. Bari bagiye kumwica, Yuda aravuga ati nyamuneka nimureke two kumwica, icyaba cyiza reka tumugurishe. Baramugurisha. Nuba ngo barabatereka tumwikize, barafata imwambaro we baragenda basiga amaraso, bashyira se bamwereka ikimenyetso cy'uko Yosefu atakiriho. Reba ngo Yakobo arababara ararira ko na nyina atakiriho. Iri sengesho yasenze Rasheli amaze kumubyara, avuga ngo Mana nyongere. Murabizi ko Imana yamwongeye akabyara Benjamin. Rero nuba ngo Yosefu Satani yamurwanyije kuva kera, arangije kugeza igihe yagereye ku mwuzuro w'isezerano rye. Aragenda ayobora igihugu atavukamo, ategura igihe aho azaza gusazira. Amaze kuhagera isamubonye asaza neza aruhutse yishimye. Iryo sezerano Satani arimo kurwanya, ndagira mbwire ngo hari Imana dukorera, hari Imana dusenga, hari Imana idukunda, hari Imana yaturemye, hari Imana ikuzi. Iyo ngiyo yakumenye utariho n'urusoro mu nda ya mama wawe. Iyo ngiyo yamenye kuzavuka na papa na mama batamenye kuzavuka. Iyo ngiyo niyo ukuzi kandi niyo ikurinda mu izina rya Yesu. Uyu munsi naho isi yakwambika urubwa, Imana dusenga izagukiza urubwa. Uyu munsi naho abavandimwe bagusigurubwa, Imana izagukiza urubwa mu izina rya Yesu. Uyu munsi naho isi yakwihinduriza inshuro 1000 ikakwita uko ishaka, hari izina Imana yateguye uzitwa. Uyu munsi ushobora kubona ritari ryaza, ariko niyo mbwire ngo rizaza. Uyu munsi niyo mbwire ngo rizaza. Rero reka nkubwize ukuri, Imana dusenga, Imana dukorera ni Imana ishobora byose. Imana yatabaye Rasheli ikamukuraho igitutsi, arasenga aravuga ngo Mwana ngo ndagushima ko nkuhe igitutsi. Imana ya Isiraheli gukura igitutsi mu izina rya Yesu. Muri aya masengesho y'iminsi 14 dutangiye, Imana igukura icyo gitutsi mu izina rya Yesu. Icyo cyakurizaga, icyo cyagusebyaga, Imana ya Isiraheli ikigukureho mu izina rya Yesu. Mwami Yesu turagushimiye, dushimiye kuri Imana igira neza. Turagushimiye kuri Imana igikuraho igitutsi. Mwami kuraho ubwoko bwa gitutsi mu izina rya Yesu. Kuraho igitutsi mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana yumva kandi ubikoze mu izina rya Yesu. Amen.